gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. We are going to read the word of God. Ariko mbanje kwiyegereza mwene data tugiye gufatanya ivuga butumwa. But I would love to welcome my brethren that we are going to preach. Mumwerekeze ibiganza tumusabira umugisha mwinshi cyane. Please raise your hand and bless him. Abantu banezezwe no kumva icyongereza muri literaniro tuvuge ngo amen. To those people who are happy to Imana yacu tuyisomere mu mashyi. Clamp down the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tureba abantu bakunda ijambo ry'Imana. Let us see the people who have loved God. Abantu bakunda ijambo ry'Imana tuzamura ibiganza. The people who love the words of God, raise your hand. Tugiye gukoresha iminota nibura igera nko kuri 40. We are going to use only 40 minutes. Ariko ndashaka kureba abantu batari buze kuduta mu rusengero. But I want to see that people will not leave us in a church. Dore ko nyuma yaho ndi buze kubaririmbira izindi ebyiri. After I will sing 2 songs. Ndabaririmbira indirimbo ivuga ngo twagiye tubisimbuka. And I will sing the song says that we have jumped. Baririmbire n'indi ivuga ngo jya witondera ejo. And I will sing another one says that mu gihe indirimbo sinazizanye for tomorrow. Tuvuge ngo amen. Say amen. Ubundi nubwo ntabwiriza tugasenga. Even if I cannot preach and but we pray. Mwibwira yuko buriya uwumva akagombye kuba yumvisha. You think that a person who can understand will not understand? Vuga ngo amen. Say amen. Ndashaka kubona abanyamwuka cyane batari abanyedini. I want to see spiritual people rather than church people. Kuko umwuka aterura umuntu amujyana mu bwiza. Because the Holy Spirit draws up a person in good deeds. Ariko idini rikurura umuntu rimumanura mu bupfe bwinshi. But a church put a person down. Idini ni imihango n'amahame. The church is about doctrine. Ariko umwuka ni ukubohoka kuzuye. But the Holy Spirit is about being free. Ababyumvise tuvuge ngo amen. Say amen. Dufite ingorane zikomeye cyane muri iki gihe. We have many challenges in this time. Imana yabohoye umuntu. God has set a person free. Ariko umuntu arakomeza ariboha. But a person is still tied to his body. Niyo mpamvu umwanditsi umwe yavuze ngo. That is why one person says, uyu munsi ndakubohora. today I will set you free. Nushaka ko tujyana. If you want to go together, uze tujyane. come and you go. Ariko nudashaka ko tujyana. If you don't want to go with you, uzihorere. stay that. Mu yandi magambo Imana. In other words, God ntikeneye gufata ku ngufu. doesn't need to take you by force. Niyo mpamvu ijambo ryayo ryavuze ngo. That is why his word says, ndashyira imbere yawe inzira ebyiri. I'll put 2 ways in your eyes. Iy'urupfu. The death n'iy'ubugingo. and the eternal life. Nuramuka uhisemo gupfa. If you want to die, ugende upfe. go and die. Ariko nuhitamo ubuzima. If you choose the life, Imana iraguha ubuzima. God will give you life. Niyo mpamvu Bibiliya. That is why the Bible, bamwe mubona bayipfiramo. some die in the Bible mwajya kubona mukabona abandi barimo barayikiriramo. and others quite in the Bible. Umuntu wasomye neza Bibiliya. Person who read the word Bible, agasenga umwuka akamuganiriza. and the Holy Spirit talks to him. umuntu arakira. This person is set free akagera no ku rwego rwo gukiza abandi. and he comes to the level of ubyumvise navuge umuntu wasomye nabi Bibiliya. a person who will not read the Bible akayisoma nabi. and we read it is not a yica. it kills him yarangiza akajya no kwica abandi. and we go to kill others. Imana iturinde gupfira aho twagakiriwe. May God protect us not to die where we can have a life. Imana iturinde kubera abapfu aho twakabereye abazima. God protect us to be the dead people where we can get life. Ndashaka kubona abanyamwuka cyane kuruta abanyedini n'ubwo Spiritual people rather than church people. hari ibimenyetso biranga umunyamwuka. There are some signs that declares to the spiritual. ibyo ngibyo ngira ngo tubisome. I want to read. ndagira ngo tubisome.
want to lead. hagire umuntu ufata mikoro hano. I want someone to take a microphone. wowe fata mikoro dirigente, niba ari dirigente, pianiste, fata mikoro aho ngaho hanyuma udufashe ubutumwa tuvuge ngo amen. Nimwumve mwabyumvishe amen ahantu zigeze. Do you understand where our amen? Ndashimira ubuyobozi bw'itorero ngera hano bwangaburiye hari ukuntu bwangize kugira ngo nze kuvuga mfite moteri. I thank the church leader that have fed me. Ubundi kubera imbaraga n'izi z'umwuka zinkoreramo. Because I know that I am a spiritual person. Akenshi nakoresheje nazamutse mu kirere cy'umwuka cyane. When I go in the spiritual, umubiri wanjye wipfiramo cyane. my body get discouraged. Akenshi mba naniwe mvuye mu iteraniro. I get sometime tired. Abantu barampuguye bangira inama. People has advised me. Barambwira bati ukoresha imbaraga nyinshi z'umurengera. Use more energies. Ndababwira ngo iyo nza kuba ari ryo wikoresha nakabigabanije. I told them it's not me. Ariko kubera ko umwuka wera ndimo. But because I am tuvuge umwuka wera ngo yigeze yinjira muri Eliya. The Holy Spirit entered to Elijah. Ngabwira uwitwaga Ahabu. Told to Ahab. Ngaramubwira ngo Ahabu we. Told to him, oh Ahab, ntufite amafarasi azi kugenda. you have many horses. ntufite amagare azi kugenda. You have bicycles and chariots. baramubwira ngo ngiye kwiruka. So you are going to run. nuramuka untanze ku irembo ry'i Samariya. If you reach for the first time, the Holy Spirit will not be in you. biravuga ngo nuko Eliya aracebura. The Bible says that say amen. icyo ni kimwe mu bimenyetso biranga umuntu uri mu mwuka wera. That is one sign nuko ashobora kugenda urugendo rwananiye abandi. can walk yarangiza akagira ngo turakarugenda. ndagenda nitonda iyo uri kwereka nze mbikontorore. ntaza gutuma hano icyongereza kitumvikana. tuvuge ngo amen. Amen. haleluya. Hallelujah. nishaka nkoreshe reka nsaba Imana ingenze buke kugira ngo mubyumve neza. tuvuge ngo amen. Amen. navuze ngo I said that kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu ari mu mwuka w'Imana. one of the sign that declares he do what others cannot do. ashobora ibyo abandi bananiwe. He do what others cannot do. agenda urugendo abandi bananiwe. He walk a long journey that other people cannot walk. nyikiriza ngo amena. Say amen. niba numvise nyikiriza ngo amena. Amen. iyi amena. This is amen. mu kanya nimusobanukirwa umwuka wera ndimo ndababwira. When you will be more experienced the ntabwo Holy ndibwongere kubasaba ko muvuga ngo amen. I will not request more amen. mukase umwuka wera afite. The Holy Spirit harimo no kukuvugisha abantu bataguhaye ijambo ariko ukavuga. has the big Lord to raise you and speak. tuvuge ngo amen. zamura amaboko yawe tuvuge ngo amen. nari nshatse kuvuga ngo mu nda harimo akantu cyakoze kashizemo. ntababeshye noneho kashizemo ariko mumpereze cya gicupa cy'amazi nongezemo ariko mukabyaramo. tuvuge ngo amen. tuvuge ngo amen. ariko ko mbona wagira ngo muri mu ntambara murimo murarwana n'iki. ko mbona murimo murabivuga mwanga mwabivuze mukumvira. tuvuge ngo amen. Amen. urumva iyo mubivuze ukuntu bita bicamo neza. akawakabonye Mana nabahonjaga murekera. ese nyakubahwa Wakabonye Mana. nyakubahwa buriya mu cyongereza wadufasha ukaturirimbira kano kantu mu cyongereza. akawakabonye Mana disakaisiyuiti baba we nisa mbyishyiraho ngo
ngo nakabonye yababa mwuka byaramo ariyo bavuga ngo akawaka hari ibintu utashyira mu cyongereza. Amen. Reka mbanza nisomero tuza ariko ubundi mwamwenyuye ko nta ntambara iri hano. Pianist uraho? Ndaho ndashima. Akabonye wagashyira mu cyongereza. Oya. Reka nongezemo tuvuge ngo amen. Amen. Shout amen. Dusomere Yesaya. Read Isaiah. Hanyuma ntabwo mbasaba imbabazi. I will not ask you forgiveness. Ariko ndabiseguraho. But I want to tell you that. Impamvu mbiseguraho nuko hari ibintu byinshi musanzwe mukunda. There are many things that you know my love. Ariko muri buze kumva ko mujya mufasha Satani kurema. But you will understand that you give Satan a gap. Kandi mwicaye aho mwakagombye kuba muhimbariza Imana. But you sit where you can worship God. Reka ngasobanure mbanje gusoma. Soma Ezekiel igice cya 36. Ezekiel chapter 36. Igice cya 36 umurongo wa 20 na 5 n'uwa 6 n'uwa 7. Ezekiel chapter 36 verse 25, 26 and 27. Yes. Wahageze? Yes. Soma kandi usome cyane mu mbaraga neza cyane. Soma. Ezekiel 36 umurongo wa 20. Bakuzamurire mikoro ivuge rwose usomerwe neza. Ezekiel 36 umurongo wa 25. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. 26. Nzabaha n'umutima mushya, mbashyiramo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiramo umutima woroshye. Amen. Ezekiel chapter 36 verse 25 says, I will spring clean water on you, and I will be clean. I will cleanse you from all impurities and from all your idols. Verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Nyikiriza ngo amen. Amen. Mu Cyongereza hahura n'Ikinyarwanda ko tugiye kuvuga ku ijambo ryitwa amazi atera kugira umutima woroshye. Yes, Birahura. the English version is equally meaning the Kinyarwanda version. Tuvuge ngo amen. Mose kutwara ijambo rimwe rivuga ngo nkeneye amazi antera kugira umutima woroshye. We are going, the topic is that we need a clean water that will get a heart which softness heart. Amazi atera kugira umutima ugeze gutayone, kugira umutima woroshye. The water pushed me to have a softness heart. Bibiliya iravuze ngo The Bible says, nzabanyanyagizaho amazi. I will power your water. Nimuvuge ngo Imana itunyanyagizeho amazi. So that God pouring us a water. Tuvuge ngo amen. Shout amen. Mwari muzi ko Do you know? umuntu ashobora kumara igihe kirekire A person can stay a long time, atarya doesn't go, akabaho, doesn't eat and but live. ariko ko umuntu adashobora kumara igihe kirekire adafatamo n'amazi ngo abeho. But a person cannot live a long time without taking water. Mwari muzi ko amazi afite imbaraga. Do you
You know that water have more power kurusha ibiryo. than food. Ariko hano harimo n'abanebwe batajya banywa amazi neza. But here we have reasonable people that take water. Abo ngabo baduteza ibyago. Those are the one people who are dangerous. Ibihe byago bateza itorero. Which dangerous Bya birwara bya hato na hato. sicknesses. Ngo uruntu ngo rumwe rwandika hano ngo rugatembya. Something pricking in this side. Kandi umubiri wabuze iki? But the body don't have Ngo water. ndimo ndumva hano ngo harimo harasatagurika. Hearing in my esophagus. Mwari mu rusengero ngo bashobora kuba baroza umuhogo wanjye. Pray for me, maybe it is a poisoning. Kandi yagize ikibazo cyo kubura iki? But it's a problem of not taking water. Ayiwe pastor muhanuzi w'Imana. Ubu mfite ikibazo. I have some problem. Umugongo umereye nabi. Backbone is hitting me. Mbega umugongo muri iyi minsi Backbone, no guhaguruka ni ikibazo. it couldn't accept me to stand. None nsengera Pray for me. umugongo uranyishe bashobora kuba banteza uruhembe. The bone is hitting me, maybe it is a pulse. Kandi ahora mpakira n'ibikoma. But I will not take porridge. Umugongo wagize ikibazo cyo kubura iki? The bone has a problem but not taking water. Dukeneye amazi. We need the water. Amazi atera kugira umutima wose. The water pushing us to have softness. Tuvuge ngo amena. Shout amen. Doctor. Muganga rero ubu ndebera. Yareka mve mwa muganga nsubire mu idini. Let me go back to church. Mukozi w'Imana. Mukozi w'Imana. Ndabizi ejo bundi baherutse kunteza imyuka mibi. I know that last time I got evil spiritual. Umutwe wari unyirengeje neza. The headache was so dangerous. Ariko sinzi ukuntu Imana nasenze gatoya gusa. But I prayed to God and to God. Uruhembe ruba rurandekuye. And the evil spirit Kandi uwo munsi yanyoye amazi. that day took water. Ariko amazi indi minsi myinshi atanywa ikinuka byaramye. And he spent me water. None rero umutwe The headache, waje nk'uwasaze. it comes with Umutwe wabuze ikinuka byaramye. the head. Abasaza bo rero Elder people, ngo bageze ngo igihe ngo cyo kutanywa amazi. they are now in the time of don't take Ngo water. amazi ngo yarabananiye. The water is not good for elder Wa mwana people. we ngo igihe twayanywerewe ni kera. I tried to have take water long ago. Bamwe na bamwe bagacengera. Some of them goes, Nubwo bataba ari benshi. but not many. Ariko ntibyagutangaza harimo abasigaye bihengeka ku gatama ahantu muri Gobyori. But some of them goes around Akajya kugobyora ka rukoro. alcohol. Abaganga batizera badakijijwe batazi Imana. Nurses and doctors who are not saved. Iyo bagiyeho kugira ngo bakubwire ngo genda unywe amazi menshi. When you reach them, they don't. Barakubwira ngo ufite ikibazo cya rukoro. They tell you that you have. Kandi uri umukirisitu bakagutoza kunywa inzoga. Remember that you are Christian, you don't take alcohol. Bikarangira utanyoye amazi ahubwo ukajya kunywa urwagwa. And they decide not to take. Kandi wari umaze ibihugu udasomaho. And you have spent many times without taking. Umuganga udasenga akaba arakubwiye ngo genda unywe inzoga. A nurse who is not saved Ngo ikibazo ufite kizakemuka. told you that go and take alcohol. Ukagenda ugatangira umwanya gakeya. And you start taking it small. Uko umwanya wicuma wumva inyota yiyongera. You go down, you get thirst. Bikarangira bitakibaye inyota ahubwo bikaba ingwagasi y'icyaka. Now that the thirst becomes at a higher level, Wajya kwikanga ukikanga muzehe wa kanisa. then you see the elders in the church. Ntashobora kurekura inshingano za church warden. He cannot go away as a church warden. Ariko nanone yahindutse manyinya we ntondekure ngo ngende. He become a drunkenness person. Kubera yabirangiwe nande mwuka byaramwe. Because he was advised by a doctor. Ariko nagira ngo mvuge ku mazi atera kugira umutima woroshye. The one to speak about the spiritual water. Abatumvise tuvuge ngo amen. Amen.
Listen how Jesus said mu butumwa bwiza bwa Kristo uko bwanditswe na Yohana. in the Gospel of Ubutumwa John. bwiza uko bwanditswe na Yohana. Gospel of John. Ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Yohana. Harimo amagambo avuga ngo mu bice 16. Reka turebe kugira ngo abantu baba bari kudukurikirana hano turi imbere ya za kamera, kandi za kamera ibi bintu bizagenda bijye kuri YouTube. Yego bizagenda bijye kuri YouTube mwuka byaramwe. Aha mu bice 16 Let us read John chapter 16 umurongo wa 7 verse 7. haravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko But very truly I tell you, ikizagira icyo kibamarira it is for your good ari uko ngenda, that I am going away. kuko nintagenda Unless I go away, umufasha atazaza. the advocate will not come. Aho muri Where you are, ariko ningenda but if I go, nzamuboherereza. I will send him to you. Umva umurimo azakora Listen what he will do. ubwo azaza, When he will come, azatsinda ab'isi, he will prove the world abemeza iby'icyaha and the wrong about sin, n'ibyo gukiranuka the righteousness n'iby'amateka. and judgment. ubyumvise navuge ngo amen. Shout amen. umurimo mwuka wera agira mu muntu, One, the spiritual work is that uwa mbere ni uwo kumutsinda, is to have weakened by the Holy Spirit. umwuka wera aragutsinda The Holy Spirit wants you iyo wamwemereye. when you accept Him. murimo muranyumva neza? You understand me? umwuka wera akakwicarira The Holy Spirit comes to you ukajya uvuga ati mvaho ndwane. and says, leave me and umwuka fight. wera akavuga ati nakwicarira. The Holy Spirit says, I am on the way. hanyuma ukavuga ati kiriya ndacyanga, And I say that this I not agree nzumvaho mbanze nyereke. with me and I said to him. umwuka wera akavuga ati oya nakwicarira. He says that Amena. say amen. oya cyarambabaje cyane. He has been disturbed me mu by'ukuri jyewe nanakirogeza. and I can go to the witchcraft. umwuka wera akakubwira ati narakwicariye. The Spirit says that I have nzaguhora. got the flesh. umwuka wera aragutsinda. Holy Spirit wins. amena. Shout amen. mu busobanuro bw'umwuka, In the very explanation for the Holy Spirit, aya mazi twasomye hano what I have read arasobanura umwuka wera. was explaining that. tuvuge ngo abona mwuka byacu. Shout amen. ndashaka kubaha urugero, I want to give you an example. ndashaka kubahereza ingero. I want to give you some examples. reka nigize hirya gatoya hano kugira ngo nisanzure. tuvuge ngo amen. Shout amen. tuvuge ngo amen. Shout amen. igice cya mbere n'umurongo wa 8 ntufite bibiliya. igice cya mbere n'umurongo wa 8 cy'ibyakozwe n'intumwa havuga ngo iki? Acts chapter 1 verse 8. ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere amagambo yose aruzuzanya. abarimo bakunda ijambo, Verse. abarimo bakunda ijambo tuvuge ngo amen. abantu bakunda kwiga tuvuge ngo amen. mbere y'uko uyu mukobwa adusomera, mbere y'uko uyu mushiki wacu adusomera, Our sister read for us. hari ikintu cy'umwihariko ngiye kubabwira. I want to tell you something. tuvuge ngo amen. Shout amen. nyikiriza cyane ngo amen. Shout amen. hari abantu bafite amasezerano, Someone had. hari abantu imana yabwiye ko izagirira neza ngo mugire gutya. There are some people that reka nkubwise ukuri, niba imana yakubwiye ko izakugirira neza, haguruka utere amen. ndakwinginze ntabwo nzakugirira neza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. imana yanjye ni hehe? Amena. noneho rero yewe imana yanjye nyikuriye isari I salute ndayongeje
yongera one more time. ipantaro irimo irantega sindi kugeza hejuru iriya. I salute to my God. tuvuge ngo amen. Shout amen. tuvuge ngo amen. Shout amen. muzi impamvu ntereye Imana isari? Do you know why I salute God? nuko mu bantu yabwiye ko izagirira neza nanjye ndimo. It's that I have promises from kandi God. kigeretse kuri ibyo, In addition, ni ukuri ndimo ndabona Imana igenda ingirira neza, I see and receive promises from God. kandi Imana izangirira neza. And we will do. indirimbo ya mbere inzamo nayihawe 2003. I got a song in 2003. The first song. indirimbo ya mbere inzamo nayihawe 2000. I got the first song in 2003. kandi niba hari umwaka Imana yavuganyemo nanjye cyane, ni umwaka w'ibihumbi 2000 na kangahe. God spoke to me in 2003. abazi kubara ubu ngubu ni ryari? How many years? njyewe nize amashuri yanjye 5, nashakaga gukomeza nibura ngo ngere muri 6e primaire. I completed 35 only. hanyuma umugabo witwa Ndagije, And in Ndagije, yari mwarimu w'icyongereza, Ndagije was a teacher of English. ankubita ibyiciro 3 umunsi umwe, umwanya umwe, aramvutagura. twari twakosoranye n'abanyeshuri, nkosora abanyeshuri 3, kuko mu mpano nari mfitemo iy'ubusazi, kandi nagiragamo n'impano y'ubwiyemuzi. I was very confident, ariko nyamara nkorera Imana ikanamvugaho bambi. but I was a servant of God, and God promised to ahantu twahagararaga ndirimba, where I stood and sang to the Lord. abakecuru n'abasaza bifuzaga kongabira. Elders wanted to give me something. nateje korali ibijyanye n'imiririmbire imyaka 15, I trained the choir how to sing in 15 years. kuva muri 2000 kugeza muri 2015. From 2000 up to 2015. naho umuhanzi wahangiraga indirimbo buri kuwa gatatu ngasohora indirimbo 3. I was a singer. hakaba n'igihe nsohora 2. I can produce 2 songs or 3. nabahangiraga indirimbo nziza cyane, I used to create good songs. zatumye ku musozi wacu bamenya ngo korali yitwa ijwi ry'ubuhanuzi. And we had a choir named Ijwi ry'Ubuhanuzi on the mountain. ntabwo ndimo nditaka I'm not giving you the testimony for mu bagabo baririmbiye Imana, ndimo kandi ntiyemera. I am one person that sang for God. kugera ku rwego korali yagiye no mu karere ijyahe baramenya. higeze haza representa avuye i Kigali, turirimbye aravuga ati nzaboherereza imodoka ibapakire ibazanye i Kigali, muze muririmbire abanyakigali mubereke ko mu cyaro harimo korali zikuririmba. My choir sang a song, and the representative promised them to go to Kigali. nabaye umuririmbyi waririmbishije korali. I was a good singer, ndakubwiza ukuri, umuntu wese yareba akavuga ati wa mugabo uraririmba. and everybody can confirm that. rimwe nararirimbye umukobwa ava mu birometero aramperekeza, One day I sing a song, and a girl comes and accompanied me. agenda ambwira uburyo ni ukuri naririmbye nkamukora ku mutima. She was telling me how I sing, and she was touched. ambaza icyo yakora kugira ngo agere ku rwego rwo kuririmba nkanjye. She asked me, what can I do that I can get a level to sing like you? birangira yinjiye mu nzu iwacu, She entered in our house. ahavaho hashize ibyumweru 2. She left the house in 2 weeks. atangiye kujya gushaka kunkoresha iby'abana. She wanted to put me in adultery or bad behaviors. mushiki wanjye aramureba ati kwa General Yusufu